rwose paruwase ya Nkanka yagiriwe umugisha ko muri uyu mwaka mutagatifu bihuriranye na yubile yayo bwite, yubile y'ukubaho kwayo, yubile y'ukuvuka kwayo nka paruwasi, imyaka 50. Murumva rero mwebwe abana ba paruwase ya Nkanka mufite yubile izi 1, 2, 3 biteye ibyishimo. Uyu mwaka rero kandi iminsi ni mike isigaye, iyisigaye ni ukunogereza iyo myitozo y'umutima. Bivuze ko abakristo twese muri uyu mwaka tuzahurira hamwe. Muntu wese wabatijwe uri muri iyi paruwase cyangwa se uri mu nzira zo kubatizwa, yubile niye, ni yubile idusaba mbere na mbere kunga ubumwe, kwegerana nk'abavandimwe bagize umuryango umwe. Yubile y'ikoraniro ryose, ikoraniro ry'abakristo bo ku Nkanka, yewe n'abatari hano bari ahandi nabo ngira ngo mwabatumyeho intumwa muri iyi myaka yose. Niyo bataza, ababishobora bazaza, abatazabishobora tuzabe turi hamwe ku mutima. Izabe rero cyane cyane kwihuriranye n'izi yubile zombi, bikaba ari byiza bije mu bindi. Izabe yubile y'ubwivugurure, ngo Kiliziya wa mugeni wa Yezu Kristu ugomba guhora yivugurura iteka, kugira ngo yitandukanye n'imigenzereze n'imibereho n'imikorere n'imitekerereze y'iyi si, ahubwo ikomeze irangwe, bakomeze barangwe n'imigenzereze ya Gikristo.